Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yezu Kristu, izina rimwe rukumbi Uhoraho Imana yatwihereye ngo umwizera wese akamwizera nta bindi bigirwamana abibangikanyije nawe azabone ubugingo buhoraho. Akaba ari Jean Damascene Uwamahoro wa muvugabutumwa wo ku isaha ya nyuma. Nkabanje mu kiganiro gito cyane, akaba ari nabwo buryo nize bwo kugira ngo tuzajye tuganira, kubera ko nubwo Imana yantoranyije muri uyu murimo, ariko mu by'ukuri Satani ibitero ajya ngabaho ntabwo bituma mboneka muri uyu murimo, bigatuma noneho igihe mbonekeye ngize ngo nkore umurimo nicare nko kuri kompiyuta ntegure, ugasanga yenda umunaniro, agatotsi bikaba birantwaye. Ubwo rero nifuje ko noneho ngiye kuzajya nkora ibiganiro, nubwo nakora ikiganiro cy'umunota umwe cyangwa iminota ibiri, ariko tukaganira tukungurana ibitekerezo, cyane cyane kubera ko tugomba kwita ku murimo Imana yaduhaye, kubera ko yaduhamagaye ituzi neza ko tutize ayo mashuri asabwa ngo za tewolojiya, kubera ko mu by'ukuri n'abazize bakaza muri uyu murimo kandi Imana ibawutumyemo ntabwo babikora uko bikwiye, bagenda ibintu babinyura hejuru. Niyo mpamvu rimwe na rimwe Imana igeraho ikohereza n'abandi bantu bizeye ko bazavuga, bake bazumva nyine bakazaba abo ngabo, kuko n'ubundi nyine abantu benshi ntabwo aribo bajya mu ijuru. Ntabwo rero umuntu yashishikazwa no kuvuga ngo ategereze ko haboneka abantu benshi kugira ngo baze bicare bumve ibyo naba ndi kuvuga. Bakeya bazumva, nubwo baba babiri barahagije. Ahubwo mbonereho mvuge ngo rwose ngira ngo maze imyaka 2 igiye kurangira mvuga ijambo ry'Imana kuri YouTube. Ntabwo mfite abasubscribers benshi kugeza uyu munsi, ndumva niba ari benshi nta nubwo baragera no kuri 250. Muri abo 250 kabisa ndashima Imana ko byibuze nk'abantu hafi nk'icumi bampamagaye bakambwira bati twagerageje kumva ibintu, gukurikirana ibiganiro utanga, tugerageza no kureba reference biblique uba watanze, twasanze ari byo. Ubwo rero kabisa abo bantu ndabashimira Imana, navuga ngo rwose nubwo baguma ari abo ngabo 10 nzambara ikamba mu ijuru kubera bo. Nuko ubwo rero natekereje ko rwose nazajya nkora akaganiro nubwo kaba k'iminota 2, ariko nkagatanga, kandi ikiganiro rwose nkagitanga ndi no mu nzira ngenda. Ngira ngo n'ubu ngubu murabyumva ko ndi mu nzira ngenda, muramutse mwumvise abantu bansuhuza cyangwa se urusaku rw'imodoka, urusaku rw'amajwi yandi, umuyaga uhuha, mu byihanganire. Ni ukubera ko igihe cyo kuvuga ngo ndicara nkore ikiganiro ntabwo binshobokera, ntabwo nkibona, kubera ubuzima Satani agenda adushyiramo akaducanga, ntabwo biba byoroshye. Kuba titire y'ikiganiro navuze ngo barabizi ariko baricecekeye, ese Imana izabahemba gute? Ni ukubera ko muri iyi minsi turi mu minsi abakatolike benshi bakunze kwizihiza uyu munsi witwa Assomption, witwa ngo ni ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya. Njye rero nkaba naragerageje kugaragaza ko rwose uwo twita Bikira Mariya ari uwo tugomba kwitondera, kubera ko atari we nyina wa Yezu. Ntabwo uyu ari we Mariya nyina wa Yezu. Hari Mariya nyina wa Yezu, hakaba na Bikira Mariya. Bikira Mariya akaba ari umudayimoni. Ibi nkaba naragerageje kubisobanura bihagije mu biganiro
bitabonwe n'abantu benshi. Ngira ngo ikiganiro kimwe nagerageje kubisobanura ku buryo burambuye kigatwara nk'isaha n'igice, gishobora kuba cyarebwe n'abantu niba ari benshi ni 2600 cyangwa 500 hafi aho ngaho. Ntabwo rero aribyo nshaka kongera ngo nsubiremo uko ikiganiro nari naragitanze textuellement, kuko nshobora gushyiraho link hasi uwashaka kugikurikira akaba yagenda akagikurikira. Kubera iki uwo Bikira Mariya yaje tukamuramya tukamwiyambaza nyamara ibi bintu bikaba bitemewe? Bibiliya irabitubuza kubera ko Bikira Mariya ni imwe mu myuka iyobya. Imana ikaba yemera ko Bikira Mariya aza za Kibeho, za Rurude n'ahandi hose, kubera ko abantu twarayinaniye, abantu twananiye Imana. Niyo mpamvu yaretse iyo myuka ngo ize ituyobye kubera ko twemeye kuyiyoboka. Bibiliya iravuga ngo hari abantu baseseye muri twe rwihishwa, kugira ngo bagomere Imana kandi batubuze iby'ingororano zacu twagombaga kuzabona mu ijuru. Muri Bibiliya birimo ngo abo bantu baraje badusengesha abamarayika, nyamara abamarayika bigaragara ko ahubwo ari abakozi bacu kandi bakaba ari Imana ibadutumaho kugira ngo badukorere. Ubwo rero iyo umuntu ariho avuga ngo marayika murinzi wanjye, ndakwizigiye udusabire, uba uri gusenga abamarayika, n'abamarayika ubwabo ntibemera ko tubasenga. Abantu rero bakaba bizera ibya Bikira Mariya cyane kubera ko ngo babona ibitangaza akorera za Kibeho, za Rurude n'ahandi hose. Ibyo ngibyo ni ukwirengagiza ko abadayimoni nabo bakora ibitangaza. Kuba mbivuga rero abantu bakampa urw'amenyo, ntabwo bivuga ko njye nacika intege, kubera ko uwantumye ni nawe umpa imbaraga zo gukomeza nkavuga. Imana ishimwe ko hari abantu bakeya cyane byibuze bagerageza bagatega amatwi, kandi bakavuga bati nyamara twasanze ibintu uvuga ari byo. Kuvuga rero ngo njyewe ntabwo ndi umuntu wize teoloji. Imana ubwayo muri Bibiliya ivuga ko itakunze ko iby'Imana bisobanurwa n'ubwenge bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo kuba mbivuga ni uko nyine ni Imana iba yangiriye ubuntu ikampa kubimenya. Ntabwo kumenya iby'Imana bisaba kujya kubyiga muri za seminari i Roma n'ahandi. Ibyo mvuga mwabireba mu Banyakorinti ba mbere, umutwe wa mbere umurongo wa 21. Ubwo rero inshuti zanjye, abantu mbwira ntimunyumve ngo njyewe ntabwo ndi umuhanga muri teolojiya, ntabwo ndi public figure. Ibyo ngibyo ntaho bihuriye, ahubwo mwebwe mugomba kumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ni ukuvuga ngo dukwiye gusoma Bibiliya tukaba maso, kuko Bibiliya iravuga ngo hahirwa abo shebuja azaza agasanga bari maso. Niko Luka 12 umurongo wa 37 uvuga. Naho abantu bo kudusinziriza badusengesha abamarayika, bizarangira turimbutse kabisa, kandi twaratanze amaturo tutarasibye misa na rimwe, tutaragize dute, twaritanze tugafasha imfubyi, tugafasha abapfakazi, tukagera gute, ariko twarangiza tugasenga n'ibigirwamana. Ibyo bintu Imana ntabwo izabitubabarira kuko birayibabaza cyane, kubera ko ni uburyo bwo guhindura umusaraba wa Yezu ikintu kidafite akamaro, uburyo bwo gutesha agaciro urupfu Yezu yapfiriye ku musaraba.
Ibi bintu mvuga abantu barabizi, ntabwo ari njyewe njyenyine ubizi, hari abandi bavugabutumwa babizi nubwo wenda bagaragara ko ari bakeya. Nk'umuntu rwose ubivuga ku mugaragaro ni uwitwa Jean Luc wa Iron TV, hari uwitwa Pamphile ufite Yesu wa Beura uwashingiwe, hari uwitwa Pastor Peter Musisi ufite Peter Musisi Official, hari uwitwa Bibiane ufite channel yitwa Bibiane TV, ariko hari abandi babivuga baguruka ukabona ko bafite ubwoba bwo kubivuga. Hari nka Dr Mpazibirego Pierre arabivuga, ariko ukumva arabivuga aguruka rwose yirukanka, ukabona ko muri we afite ubwoba. Umusaza nka Mpazibirego ukibaza se kuko aranga kubivuga yanapfaho rwose, ko nta kibi n'ikiza byose ko yabibonye. Umuntu nk'uyu w'umusaza ubundi aratinya gupfa ngo bigende gute? Ko n'ubundi uramutse upfuye n'ubundi wabona ijuru, ariko ukaba wageze abantu utabara. Hari undi numvise uyu witwa Uwambaje Emmanuel, nawe abivugaho gake ariko aguruka, ukibaza kuki mudahagarara mubwira abantu muti muri gupfa, muriho murarimbuka, hejuru yo kudasobanukirwa, hejuru yo kutita ku buzima bw'ejo hazaza. Kuko ubuzima bw'ejo hazaza, ntabwo mvuga ubuzima bw'ejo hazaza bwo kuri iyi si, ndavuga aho umuntu azamara ubuzima bw'iteka bwose. Iyo mbwira abantu ibi ngibi ndatungurwa cyane iyo numvise nk'umuntu ari kuvuga rwose ngo ntabwo rwose Imana yareka abantu amamiliyari n'amamiliyari, ntabwo yabareka barimbuka kubera Bikira Mariya. Ubwo se mugiye kuvuga ko abantu bafashe umuhanda, ni urugero njya nkunda gutanga, nkavuga nti umushoferi afashe ikimodoka nka cya Ritco cyuzuye abantu, bagombaga kujya nk'i Rubavu bakibeshya, noneho imodoka igakomeza ikigira za Nyagatare. Kuba imodoka yatwayeyo abantu benshi buzuye ari benshi, muzagera i Nyagatare ihinduke Rubavu kubera ko ariyo mwayobeye muri benshi? Ntabwo byashoboka. None rero ba Pastor Zigirinshuti Michel, mubwire abakatolike ibi bintu ko bari kurimbuka, ibi bintu murabizi ko barimbuka, mubasobanurire. Ba Revera Rutayisire, musobanurire abakatolike, bararimbuka. Ntabwo ibi bintu ntabwo byavamo. Ntabwo wakwiga usenga umudayimoni ngo hanyuma ujye mu ijuru, wajyamo ute? Dr Mpazibirego Pierre, musobanurire abantu. Clarisse Kampira, musobanurire abantu. Yego ndabizi uragerageza, ariko bisobanure babyumve, yenda havemo 2 cyangwa 3 babyumve, nubwo ndabizi neza ko bajya impaka aho kugira ngo bumve bakajya impaka, ariko gerageza ubabwire babyumve. Kuko ndabizi baravuga ngo dufite ibanga, ariko iryo banga ni irihe mwo kagira Imana mwe? Ibanga ryo gusenga umudayimoni, iryo banga ni irihe? Muri Bibiliya hashobora kugaragara rwose byibuze nk'ahantu 40 hagaragaza ko Yezu Kristu wenyine ari we nzira y'agakiza. Nta hantu ushobora kubona umuntu witwa Bikira Mariya, ntawe ushobora kubona. Ariko mumwizeyemo iki? Uwitwa Bikira Mariya mumwizeye ngo azabakiza bihereye hehe? None se niba Bikira Mariya mumubona mumukiza, Yezu Kristu yaje ku isi aje gukora iki? Musome Yeremiya 44, murasanga uwo mwamikazi wo mu kirere yarahozeho na mbere yuko Mariya nyina wa Yezu avuka. Murasanga yuko rwose murabona ko ari umudayimoni. Ibyo kuvuga ngo wowe urasenga ngo uramwiyambaza akaguha ibyo washakaga, uzasanga nyine uwo mudayimoni umuhanuzi Yeremiya kuva na kera na kare yarabuzaga Abayisiraheli gusenga uwo mudayimoni. Ubwo rero
usibye kuba agenda ahindagura amazina, ariko rwose ni uwo nguwo, ni nawe rwose ubonekera abantu i Kibeho. Nimusoma neza Bibiliya muzasanga ari nawe uzaducira urubanza, muzasanga ari we washutse umwami Salomo, ari we wamugushije. Musome Bibiliya neza. Imana y'amahoro ibampere umugisha.